babatoza kumenya Imana, bakanabatoza kuzaba ingirakamaro z'igihugu, kuzaba umukobwa muzima, kuzaba umugore muzima. Usanga umwarimu hano birenze kwigisha, dufite abarimu babafasha abana mu bijyanye n'iyobokamana, ahubwo niwo mwanya wo gushaka uburyo wowe ubwawe wakihesha ishema ndetse n'ababyeyi bawe. Buriya inama ikomeye iruta izindi, hano batojwe gusenga, ni ugukomeza basenga. Rero iyi graduation ni igisobanuro gikomeye ku buzima bwanjye ko hari intambwe imwe ndangije. Ababyeyi benshi bifuza kurera hano kuko hari indangagaciro z'umwana w'umukobwa ubereye u Rwanda. Sagize mpashidikanya ko uburere, umuco, ubumenyi mvuye ahangaha bizamfasha kugira ngo mbashe kubaho neza muri ubwo buzima bushya ngiye gutangira. So rero urumva ni igihe cyiza cyo kuba nitegura nduvuka, dore yuko tuba tuzanye nyine mu bintu bitoroshye, ubundi amanota yose nkahita njya kwiga cyo kintu nyine numva kuri njye kihutirwa nyine kurusha ibindi byose. Kuba habayeho graduation ni ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, kuko buriya buri mubyeyi wese yishimira ko umunyeshuri cyangwa se umwana we yagera kure hashoboka. Ni intambwe ikomeye rero kuri njyewe, cyane ko ari ibintu nari maze imyaka myinshi ntegereje kubona nanjye narangiza icyiciro kimwe nkajya mu kindi kandi natsinze neza. Rero iyi graduation ni igisobanuro gikomeye ku buzima bwanjye ko hari intambwe imwe ndangije, ariko nanone ntirengagije ko hari izindi ziri imbere ngiye gutangira.